Yes, hello fans, ni Jadona Bora ewan. Umva uyu munsi nisho narababwiye ngo tuzatubaha show iminsi yose. Aha ni kwa Jadona Bora, nababwiye ko kabisa ibintu byose bigiye kujya bigenda neza nkuko mwabinsabye. Bora Bora. Oui, Mr. Sheri. Urakomeye. Abakunzi bacu ejo bundi barambwiye muri comment ati ese Jado ati Bora wiko tutamubona. Ko tutamubona. Rero Bora nanjye naje. Ndashima Imana yamfashije kuba nanjye nagaruka ngaragara kuri kamera. Haleluya. Okay. Icyambere ndabanza nsuze abafana bacu, abakunzi bacu, inshuti n'imiryango myinshi itandukanye. Nukuri n'umugisha ukomeye kubagira. Umugisha ukomeye. Rero dukeneye support yanyu, dukeneye urukundo rwanyu. Urukundo n'ukuri mudufite mutugaragarize kandi natwe turabakunda. Tuzi ibyiza byinshi. Rero kuri channel yacu dufite dufite projet nyinshi, projet z'ukuntu tugiye kwagura channel yacu. Natwe nukuri dukeneye ko mudushyigikira, nuko tuzatubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye, udufani questions, love story, ndakubaza udufani questions tuzazitangira, ariko tushobora kubaha agashaga party gatoya, ariko ni imwe muri projet dufite nini. Funny questions igendeye ku bintu byinshi bitandukanye, igendeye ku bibazo twebwe hagati yacu tubazanya hagati yacu, cyangwa umutunga twatumiye akaza tukabimubaza akabitubaza. Mbese nuko tubafitiye byinshi kandi tumaze igihe kinini dutekerezaho cyane. Rero umutware wanjye ni umuntu mwiza cyane. Icyo nzi cyo nuko ibibazo mfitiye byo sinzi ko nzabibasha. Kubera iki se kandi utekereza se ko kutazabibasha? Nuko nicyo kintu cya mbere watekereje, mbese ukumva ugize amatsiko menshi y'ibintu nzagusubiza. Ngiye icyo ngomba kuzakubaza bwa mbere, icyo ngiye kukubaza bwa mbere, mbese kugiye guhita ukibaza. Ngiye guhita nyikubaza kuko turatangiye ngiye kukikubaza, ariko ni ibintu byoroshye. Tugiye gutangaho sampimo. Ikibazo cya mbere, ukiri ku ishuri, iyo wabyukaga n'iki kintu, ko nzi ko abandi batanguranwaga kujya muri refe kujya gutanguranwa igikoma, wewe wakoraga iki? Ikintu cya mbere twebwe ku ishuri biterwa. Tubwire rero iyo wabyukaga nyine icyo wakoraga mu gihe abandi barwaniraga kwirukanka muri refe, we tubwire. Ikintu ngiye nakoraga, uri kumva, mbere yuko mujya muri refe mubanza kujya muri etide, mubanza kujya gukora iki, refe iza nyuma pe. Nyine simvuze ko nanjye natajyaga kunywa igikoma kuko nari umufana w'igikoma pe. Noneho warakirwaniraga, kandi nari nzi ko ari twebwe abahungu bakirwaniraga muri interina. Oya sinjye ndabizi ko ari bamwe twiganye baraye muri zino video n'undi banyumuza mbivuze naribeshya, ariko ndi mu bantu bajyaga kunywa igikoma. Wagikundaga? Naragikundaga na n'ubu ndagikunda. Rero ndi mu bantu babaga mu gihe basonaga kujya refe njyaga muri kwa kundi abandi bateraga iperu ugasanga bari kwirukankana n'utujage, ubwo nawe wirukankana utujage. Twebwe ntabwo twagiraga ibintu by'amajage, ahubwo nyine twebwe ntabwo wabisohokanaga, wabikoresherezaga muri refe. Ubwo rero ntabwo nanone ubundi ikintu bitandukaniyeho, ntandukanye wenda n'abandi bikumva bavuga ngo igikoma ni icy'abahungu ni iki, ariko njyewe ntabwo nagendaga kuri ibyo ngibyo. Ni iki kindi wibuka ku ishuri uba wumva ukumbuye? Numva nkumbuye ku ishuri ko bigoyera, biterwa n'ibigo Oyambwira nyine icyo kindi ujya utekereza wumva ukumbuye nyine ukavuga ati ngewe ibingibi wenda byaranshimishaga mu kigo. Nkumbuye nyine kubona abantu duhura turi mu rugero rumwe. n'ubundi navuga ngo uyu ni mukuru uyu ni mutoya tushi mwese mwamungana
noneho ariko ikintu nanone nkumbuye hari ukuntu bandikaga zino filime mu makayi rero nari number 1 yo gushaka umuntu. Hari abana rero bari bafite talent yo kwandika filime ugasanga ni impano zabo, rero nabaga ndi umwe mu bakurikiye filime zabo mu masa etide nyine ukakunda ubona wabaye bored ukaba wasoma ikaye registre yuzuye mu filime. Rero nyine ubwo buzima hari igihe gutekerezaho no gukumbura ati wa mu mwanya nkongera nkabona umwanya wo kwicara nkakora ibintu binesheje, kubona muri ino si umuntu aba yihugiyeho agenda ajya gushakisha ariko ntabwo wabona umwanya wo gusoma filime ikaye yose yuzuye yandikishijwe n'intoki. Noneho reba registre yuzuye ukayisoma ukayirangiza ukanafata n'izindi. Rero nicyo kintu njya nkumburayo kuko niyo mbonye umwanya nkariya filime urabizi. Ni iyihe mikino se wakundaga ku ishuri wisangagamo cyangwa wumvaga ushaka gukina cyangwa ibyo wisangagamo? Hari abandi bakundaga ibyo kwinkange, nakundaga ibyo kuririmba, nakundaga ibyo gusererezanya ku ishuri. Wewe wakundaga iki? Rero nta mikino nakundaga apati yo kuba navuye muri classe njyaga kuryama. Ndi umuntu wakundaga kuryama cyane ku ishuri. Ngo no kwiga cyane wariga kaye barakundahiye abanyeshuri. Ntabwo nariga kaye ahubwo iminota yo kwiga narayikoreshaga then gahunda akaba kuryama umuntu akaruhuka. Ubwo rero ntabwo nigeze ngira ibintu byo kujya muri maklabu mu bintu bitandukanye by'amasosiyali, ntabwo nigeze mbigira. Kuko rero nari nkutunguye ku bibazo tuzatubazanya. Reka nsubikira ahangaha, hari ibindi ariko nshaka kuzakubaza. Noneho nshaka kuzakubaza bantu bacu mukeneye ko nzamubaza ibibazo bikomeye kuri comment